tukinjira mu ikanisa ukaba unezerwa, arabwira ngo muzaze kuwa gatanu ufite amakaramu uzababwira ibanga, baraza. Baje kuwa gatanu barabwira ati muzongere muze kuwa gatanu babwire ibanga ryo kunezerwa ukigera mu rusengero. Iteguye kwandika, arabwira ngo ni ibintu bibiri gusa. Arabwira ngo icya mbere ngo iyo azi ko adafite urubanza iwe n'Imana, iyo niyo point number 1. Number 2, iyo adafite urubanza n'abantu. Hallelujah. 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 Ubu udafite urubanza n'Imana, ntugire urubanza n'abantu, nta mpamvu yo kutanezerwa. Hallelujah. Udafite ideni ry'umuntu, ugire n'ideni ry'Imana, ureka kunezerwa. Hallelujah. Tunezerwe mu mwanya muto dufite, duhimbaze Imana. Hallelujah. Hallelujah. Wow.
Wigeze kuvuga ngo kuko mbona musimbuka ubusa ndari siporo. Niga primaire nigeze kuvunika amaguru yombi icyarimwe tukina umupira bagakanda. Haleluya. Turamenya agaciro ko kugenda neza yongera muri siporo. Ariko Imana yatije kubibona ubikoresha. Haleluya. 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 Uzamura amaboko. Hari indirimbo bene ashatse barebye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ngarebera mu madirishya abandi bata. Yesu we, Yesu ntarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye inyuma. Haleluya. 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 Imana izura ibyavuye inyuma. Haleluya. 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 Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abarebera ngarebera mu madirishya abandi bata. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye. Zaburi ndirimba siga Dawidi. Zaburi ndirimba siga Zabura ndirimba mutima ayiza kwitura ubutumwa bw'igendera nawe ufite ubuhamya bw'igendera. Abafite ubuhamya bw'igendera ushaka ibendera ryawe ifate mu ntoki nimaze umugoroba tunezerwe Imana. One thing you tell me
byanditse none dusohoje. Haleluya, 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 haleluya. Gukorera Imana ni byiza, ni ukuri fra ni byiza. Ko numva iki gihe ariko dutangiye kuririmba muri gardien, ariko numva tugiye muri senior wani. Haleluya. Maze umuntu yaranditse ngo waje mu isi muri furu, you have to die empty. Ku buryo n'imva yawe izafata umubiri wawe ikabura ikintu ikura, ikaziva mu maboko yaririmbiye Imana aracitse, amaguru yakoreye Imana wapi, umubiri wawe ukagenda uri empty. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu murongo ntumenye ubundi uri wishimiye Uwiteka nawe azamurya umutima wawe wifuza. Assignment yacu ni ukwishimira ibindi biri hanze iby'Imana. Wowe uzaza unezerwa ntugera mu buriri bw'Imana ati genda nezerewe, assignment nayikoze isigaye ni yawe. Arakaribuka Bosco nshuti dusorezaho hanyuma dutanga umwanya, ariko nishimiye kongera kugaruka hano ni mu rugo. Umuntu wambonye akabona ndi umushyitsi, ubwo niwe mushyitsi. Njyewe hano ni mu rugo kandi ndabakunda cyane. Ikindi gihe tuzabana, Imana ibahe umugisha.